kuvuga ku Rwanda kuko ni cyo cya mbere dushinzwe, nicyo kitureba, turi abanyarwanda, ni igihugu cyacu, niho duhera. Hanyuma ndaza kugera no ku nta gihugu kibaho nk'ikirwa cyonyine, igihugu kibaho kikabana n'ibindi, nabyo ndaza kubigeraho mpereye ku ntara yacu ya Afurika, ariko ndahera ku Rwanda. Nka bya bindi jya kurisha nyine ihera ku rugo, ndahera ku rugo. Ngira ngo muzi hari ikintu bavuga, ndakuvuga mu rurimi rw'amahanga, baravuga ngo it's not the dog in the fight, it's the fight in the dog. Turi abantu tuvuga ko hari ibyo duhagarariye igihugu cyacu. Ubu ushatse ntabwo ari ukubatuka kuko nanjye ndimo, ubwo ushatse wavuga ngo we are the dog. Ariko what is the fight in the dog? Iki turimo ni iki gituma duhangana n'ibibazo bya buri munsi kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere? Kuko ntabwo twaberaho ubusa, turi abayobozi. Nabivuze ko hano hari abayobozi, twese turi hano b'iki gihugu, turi abayobozi ngo tugire dute cyangwa tugira dute. Ariko nagira ngo nibutse ko ibi byose mvuga ndabihera ku byangombwa bya ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Mushaka kubaho? Mushaka kubaho mute? Ari ukubaho mwarihebye, muri aho muzi ko hari abandi bazabagoboka, ndetse mukaba muzarebe iteka niyo tuvuga buri muntu gukora ikintu akavuga ngo ngiye kugerageza. Kugerageza ni nkaho wavuze ko bigoye, ugiye kwitanga, wavuze gusa ugiye kubikora. Ibyo kugerageza wenda bikaba byaza nyuma, ibintu byagoranye, ariko ntabwo wahera ugerageza, ntabwo watangira ugerageza, utangira ukora, noneho ibintu byakomera ukagerageza gushakisha uburyo ubwo ari bwo bwose bundi. Muri uku kubaho kwacu kuvugwa, uko tubayeho, hari impamvu uhitamo uko ushaka kubaho. Ntabwo impamvu yawe yaba gukesha kubaho kwawe ubuzima cyangwa imibereho y'abandi, ngo uhora bateze amaso ko aribo bagomba kukubeshaho. Ariko bibaye n'ibyo, kuki utakwibaza se, kuki wowe wabatega amaso ngo ubeho, ubwo kuki batagutega amaso ariko ngo babeho? Cyangwa kuki buri wese atereba undi ngo amusangemo igishobora kumubeshaho, ariko nawe abikorera uwo nguwo cyangwa abandi? U Rwanda rwacu aho ruvuye, aho rugeze rwose,
navuga ko bishingiye kuri mwebwe muri hano ndetse n'abanyarwanda muyobora nabo babigiramo uruhare, ibyo nta gushidikanya. Ariko iteka kugira ngo ibintu bigende neza kurusha, wajya wibaza utari ku gihewe giti cyanjye, uruhare rwanjye ruruhe, umusanzu wanjye ni uwuhe? Ntibibe ko ugendera gusa mu bandi ngo tubigezeho. Twabigezeho koko, twabigezeho ni twese, ariko ukareba ko utagendera ku bandi gusa, ahubwo nawe koko ubarimo, ufite uruhare, utanga umusanzu wawe. Ibyo ni ngombwa, nta kuntu wabica iruhande. Ariko mpereye aho ku Rwanda rwacu, ku buzima bwacu, ku mateka yacu, reka nyashyire muri rusange duhuriyeho n'abandi. Hari ikintu mpora nibaza, mbazwa buri munsi, nanjye mbaza abandi, ariko ntigisobanuke neza. Bigatuma rero umuntu ashobora kureba ngo burya muri ibyo byose dufitanye isano n'abandi, no mu mibereho yaba ishobora kuba itanashimishije cyane nk'uko bikwiye, kandi bishoboka ko byaba byiza ku buryo bukwiye. Ibyo mvuga ni iki? Uko twese turi hano, abantu bafite ubushobozi butandukanye ndetse no gushishoza bitandukanye. Ibyo ubundi ni byiza iyo bihuye, iyo bihujwe muri ubwo buryo butandukanye, bituma twese twatera imbere. Ariko rero ihurizo riri hano. U Rwanda, Afurika, mu myaka 50 ishize, ikaba ariho mpera no kwirwa njya kure cyane, 50, 60, twari turi hehe? Aho twari turi myaka 50 ishize, 60 ishize, urebye biri hafi gusa n'aho turi nyuma y'iyo myaka. Ndababwira impamvu. Ndababwira impamvu ntanga urugero rwacu nk'Abanyafurika, nk'Abanyarwanda, n'aho abandi bageze bari hanyuma cyangwa se basaga natwe muri iyo myaka 50 ishize cyangwa se 60. Ubu bakaba badukubye, wenda nta nubwo navuga ngo ni inshuro ebyiri, sinavuga ngo ni 3, sinavuga ngo ni 10, badukubye inshuro 100, 100. Murabyumva? Ikibazo rero, ikibazo cyacu kibikiye. Ikibazo cyacu kibikiye cyatuma abo twari kumwe, abo twari ku rugero rumwe, myaka 50 ishize, 60, batera imbere inshuro 100 zirenze twe turi aho.
kandi ndetse wareba hirya no hino ugasanga ntabwo turi aho gusa, ahubwo abantu baranezerewe rwose, baratekanye, ndetse wanavuga ibintu bimureba by'inenge mukaba mwabipfa, mukaba mwarwana. Kuvuga ngo niho bamwe batangira ngo resist, ngo aba ni resist. Resist akubwira ati ariko wowe wasigaye, wowe wadindijwe n'iki ko twari kumwe, ko genda aha wowe wumva ufite aho impamvu yatuma urakara ngo bakuvuze. Ikibazo muri twe tugomba kugishakira umuti byanze bikunze, cyangwa se bikajya ku mugaragaro bikemezwa ko hari umuvumo turimo, ndetse uko tubaye ariko dushaka kuba, ntitujye aho ngo duhimbe ngo tubeshye, kuko abantu bose bajya aho bakavuga ko bashaka gutera imbere, bashaka kuba neza, bashaka kugira. Niba ari byo bikorere, kandi birashoboka, twabigeraho. Ariko umuntu navuga cyangwa nabaza impamvu nyuma y'imyaka 50, 60 twaba turi aho dusabiriza baduhagaze hejuru, nimumbwire mu bice by'isi byose muzi, benshi hano ufite byinshi muzi, muzi amateka, muzi sayansi, muzi ibintu byose murabizi. Nimumwe urugero rw'igihugu cyakijijwe, abantu bakijijwe na NGOs. Mumwe urugero mumbwe muti wibagiwe, ugomba kuba wibagiwe, hari kanaka hari ahangaha. Cyangwa se mumbwire ngo hari uwakijijwe no gusabiriza, kandi ukabona gusabiriza, usabiriza ntabwo bimuteye isoni, ahubwo ari entitled. Twe dusabiriza nk'abantu who are entitled, kuvuga ngo gusabiriza n'usaba ndetse ukamureba igitsuri nkaho hari icyo agomba kukwishyura, cyangwa hari impamvu agomba kuguha ibyo aguha. Ibyo abayobozi twicaye hano tubyumva dute, tubisobanura dute? Ikibazo ni iki? Icyo kibazo tutagisobanukiwe cyangwa tutahora tushakira umuti, tugitekereza, tukiganira, n'ibi bindi byose tuvuga cyangwa dukora cyangwa tuganira biba amagambo gusa, cyangwa se bikuvana aha bikakugeza aha wagombaga kuba ugeze hariya. Ariko kubera ko ubusa ntacyo bugutwaye, uzahora aho ngaho byanze bikunze. Rero umuti wabyo ntabwo muraza kumfasha namwe, mumfashe ku buryo butandukanye. Ubwa mbere mumbwira atari ko wowe uravuga ibiki, ko tutanabyumva, ibibazo byawe wumva ufite mu mutwe ko tutabifite. Munyereke impamvu, rwose ndabakurikira, ndabumva, ndajya mu nzira yanyu. Cyangwa se mubye mutari ko impamvu ni iyi ngiyi, ariko nabwo ndaza kongera nkubaza ikindi kibazo. Impamvu niba muyizi ariyo ngiyo mushobora kuba muvuga,
yaba impamvu imyaka 50 imyaka 60 gute igahora ari impamvu buri gihe cyose utabona aho bizagarukira yashoboka gute nitutabisubiza ibi byose n'ibindi byose dusanzwe ni uguhura ni ukuganira ni ukwishima ni ukurakara ni ukubabara gusa tugahora turi muri ibyo ntidupfuye ntidukize twibereyeho dutyo kandi tubayeho mu mutima wacu tukumva ko tubayeho neza ndetse yakomeza twageze ku ndunduro twashobewe tuti ni ibya Nyagasani tukabitura Imana iyo nzira tuzi kuyiyoboka rwose ibintu tukajyaho ni ubwo icyo bivuga ni ukuvuga ngo wivanyeho responsibility wishyize ahandi hantu tutanazi cyangwa tutanabona kuko ntiwavuga ngo ni iyanjye cyangwa ni iya kanaka cyangwa ni iya kanaka uriya niyo mpamvu rero uhita kuri twe rero dufite iby'umwihariko nk'abanyarwanda ni Nahimana bande ni Imana parapara gusa nzabona Imana nzahima mbituye Imana bigakomeza mu mazina y'Ikinyarwanda kuri buri 17 ni aha Nyagasani ni aha Prime Minister inshuti wanjye ari hano ni Ngirente ibyo hari ubwo bibwira ngo byabaye kera cyagihe abantu batarajijuka neza ariko n'ubu umwana wawe aravuka ukamwita nzagira nte nzakugira nte cyangwa nkuragije Imana cyangwa burya ibyo byerekana mentality yes wowe ni nkaho wivanyeho responsibility wayigize iy'Imana ariko Imana yo Imana turayigondoza Imana yaraturemye iduha ubwenge iduha igihugu ndetse twashaka tukagisenya ariko warangiza ugasaba ko yongera ikaguha kongera kucyubaka yaraguhaye wakoze ibyo ngibyo nk'uko rwose mumbwire iki turimo ni iki ni amayobera turacyashakisha ntabwo turabyumva asante ariko reka kuvuga ubuyobozi nibyo abayobozi nyine inshingano bafite ni uguhora bashakisha uko ayo mayobera yagenda asobanuka akagira ikivamo ariko dufite ikintu ndaza kubabwiramo sitori zimwe na zimwe nubwo turi benshi cyane ariko ngira ngo biraguma hano wenda ntibizajya bijya hanze tuvuge nk'aho u Rwanda ndatanga urugero rw'igihugu cyacu aho tuvuye muri iyi myaka 31 ishize aho twagiye tubaho n'ibintu byinshi ubundi intambara zagiye ziba uko igihugu cyagiye cyubakwa noneho ugasanga no muri twe
twari tuyoboye iyi struggle n'abayirimo bose n'iki, ngira ngo hari aho abantu bagera bakumva batikorera, bafite abandi bakorera. Ndaza kubaha urugero bifatanye, buriya kwiyima kuba wowe no kwigenera ibyo ukwiye kubukora ntabwo ari iby'abakoroni gusa, ahubwo n'abakoroni bakoresha bamwe muri twe nabo kuba ari bo bayoborera abandi, ibyo kudutegekesha abandi cyangwa ibyanyu kudutegeka zero. Now, ibyo rero ntabwo ari ibintu ukora umunsi umwe ngo ubundi wibagirwe cyangwa bigomba kujya mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, uko dukora ibyo tugomba gukora. Ntabwo ari ibyo kwibagirwa, ntabwo bavuga ngo nari nibagiwe. Naho iyo utagiriye umuntu nabi, iyo nta kosa wakoze, iyo nta icyo ugomba wowe kwishinja, ugomba kuyoboka undi muntu cyangwa gutegekwa n'undi muntu, kibiki. Iyo udafite rero uwo mutima wibaza, your subconscious mind, your mind, iyo udafite kwibaza impamvu ngiye gukora iki, impamvu, inshingano ufite ni iyi ngiyi, iyo utabyibaza rero abanyafurika cyangwa abanyarwanda banza dufite icyo kibazo, turagifite pe, ku buryo ndetse icyo dushinzwe tukwiye kuba dukora twebwe bigeraho bigasa nkaho hari undi utegereje wabikora atari wowe. Ariko wategereza, wagira ute, bigufiteho ingaruka byanze bikunze. Niho nahereye mvuga wenda ingaruka zimwe kuri twe ntabwo zitubangamiye nk'uko abandi zibabangamiye, ariko mpora nibaza ubwo busumbane bw'abantu twebwe nk'u Rwanda, noneho no hagati yacu rero. Ariko uzi ko aya mateka y'u Rwanda tunyuzemo yacu nabwo ntabwo twigeze twibaza ariko turakorera nde, urasenya, urica, hanyuma uzabibazwa ninde, ingaruka ibiyande, ariko tukajyaho gusa ugasa n'uhumirije ugashyira igitambaro ku maso tukagenda. Nabwo hari imvugo kera nk'imyaka 40 ngira ngo ishize, hari documentary narebaga ngo nasomye handitse bavuga ngo don't worry about where you are going so long as you are on the way. Urabyumva? Ubu rero natwe we are on the way, but where we are going tuzaba tubimenya. I mean, do you really want us to be like that? Mwumva abantu bakwiye kubaho baryo? Ubu twarihebye kugera aho ushobora kuvuga ngo reka tubeho uko tubayeho, sakindi zawe ibyara ikindi koko. Niyo mpamvu nk'abayobozi cyangwa iyo bitarimo, ugasanga society igiye mu tuntu turi trivial,
utuntu ninde uriya ninde yavuze iki yamvuze iki bikajya muri ibyo bikajya no mu system bikajya no mu miyoborere bikajya aho kujya ku substance ishikaba yamvuze yanyifurije nabi yagize atya ibintu byose tukabisoma. Reka ndangirize ku kintu kimwe numvaga nacyo ngomba kubabwira cyari kingambangamiye gato ariko cyerekana ukuntu pettiness kugira mu mutwe hatekereza hayoborwa n'utuntu dutoya gusa birandeba personally ariko ngiye naramenyereye ndi immune ku mijugujugu immune mu Kinyarwanda biruta n'iki kuba immune kuba immune akingiwe kera ejo bundi nabonye ibintu bya za social media n'iki nabonye bavuga ko yewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu ariko ye uwanteguye ninde mbanze mbabaze rero hanyuma ariko ndababwira n'ibindi yewe wanteguye ninde ntabwo nateguwe na data ntabwo nateguwe na ni mwebwe kwanza mpora nababwira mwagezaho mukansezerera ngewe ko nanjye ariko singiye kuvuga ngo nanjye nkaba nkamwe oya ntabwo nzaba nkamwe ndabyanze rwose ibyo ngibyo ntabwo nzaba nkamwe nzabaho uko ndiho uko nshaka ni kuba kubi kube kubi ni kuba kwiza ubwo nibiba bibi nzabyishyura niba byiza nzabyishyura so ibyo ariko nabitwaye layitiri ariko kubera ko bindeba ndavuga nti reka nzabikoreho komenti gusa mu bantu mbe mbirangije ariko ikindi hari igihe ari umuryango wanjye ari abana banjye ni abanyarwanda nk'abandi bazabeho uko abanyarwanda babayeho babeho uko babayeho mu buryo bwa buri munsi. Buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare nashatse ko bajyamo ari batatu ko bafite ari abahungu ariko umwe arananira avuga ko atabishaka bombi narabegereye ndabinginga nabwo ariko mwebwe ashaho ariko impamvu nayo nayibabwiraga mbaganirira amateka y'ibintu twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya n'iki gihugu cyacu ntabwo ariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe maze nkahora nibuka hari amateka nibuka y'umubyeyi umwe wazanya kivara ahantu
murankoreye abanyarwanda babaga umusaza yohereje abana be 4 baza ku rugamba bose bagwa ku rugamba hanyuma baje kumubikira abana be ahamagara uwa 5 wari usigaye yari yashoye inka yagiye agarutse aramuhamagara ati sha ati bakuru bawe bakubwiye ko baguye ku rugamba umwana yari atarabimenya undi aramubwira ati rero kuva iyi saha fata inzira ugenda usanga abandi aho bakuru bawe baguye iyo sitore ndayibuka iteka iza mu mutwe ubwo rero nabwiraga aba bana banjye ndababwira yuko mwebwe aya mateka yose mpora mbabwira n'iki bamwe narababwiraga bakiri batoya umwe aza kumbwira ngo dadi ngo ariko ngo those are horror stories niho kuvuga ngo ibyo bintu biteye ubwoba ariko uko bagenda bakura nkakomeza mbaha dozi okay so bamaze gukura abahungu ndababwira 2 rwose bo barabikunda barabishaka ko bazajyayo undi niwe wavuze yabigiyemo kandi atari ko gihe ntabwo bijyanye numva nshaka kumera ndavuga nti nawe kora ibyo ushaka niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka namwe ese urashaka gukora iki ati yewe ati ndashaka gukora amafaranga tujye nindagiza kwiga nzajya muri business arangije aranyurira yambwira ngo mwebwe ngo n'abasore bandi barumuna be ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi ati nzabatunga ati ndashaka kuzabatunga ati reka njye muri ibyo mwe mujye mu byo mushaka namwe ati zawe so 2 bajya mu gisirikare ndetse nabanje kubabuza ndababwira ngo babanze bige bari barangije degree ya mbere babwira ngo bakore masters hanyuma muzabone baravuga ngo ya mureka babanze bajye bakiri bato twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga bati dushobora gukorera izo masters mu gisirikare ndabemerera kandi numvise wakurikira inzira nanyuzemo n'ubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba bitwaye so ariko rero icyo mvuga ni ukuvuga ngo nababwiraga ariko abana b'abandi twose twakuranye twarwanye ku rugamba n'iki namwe so kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese harimo n'abanjye akwiye kuba icyo ashaka kuba agakora icyo ashaka kuba icyo mvuga rero ni uko uwo mukobwa ngo uzagera perezida ntabwo nagira umuntu perezida ntibibaho ntabwo byakunda wenda nawe ntanabishaka ibyo ubwo ni politiki iri aho ikwiye kujya muri puberi gusa nta handi yajya so nagira ngo ngende nsoza mbabwira ko dukwiye kuba dufite politiki ifite purpose ifite vision ifite commitment ariko n'abantu batubonamo natwe tubonanamo nka kureba nkabonamo ukandeba ukayimbonamo bikareka byo kuba kubeshyana ntaho bigera intambara zindi za buri munsi ndizera ko Nduhungirehe yaba yazibabwiye ibya Kongo hakurya aha n'iby'iki ntabwo babanyuriyemo
hari icyo utavuze nababwira, hari icyo wumva wasize inyuma nabanyuriramo. Nta by'amasezerano, politike yabyo muri rusange niyo abantu bakwiye kumenya, n'iby'amasezerano ni ibintu biri aho birimo uburiganya bwinshi n'iki, ariko nizere ko wababwiye ko muri ibi byose dukora, tuvuga, tubana n'abandi, turwana n'abandi, twaciye umurongo kera uvuga ngo igihungabanya u Rwanda cyo ntabwo twakihanganira. U Rwanda, ubuzima bwacu ko dushaka kubaho, is something we shall live for or die for. So there are no two ways about it. Ibindi reka nzabivuga ubundi, muzongere mugire indi nama vuba bidatinze cyane. Murakoze cyane rero.